aza kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana tugasubira mu by'abapfapfa bapfayongo batambukije bakuvugaho ubizi neza ko bari kukuvuga, nawe warangiza ukagaruka cya kibi ukagihine ukongera ukakizamura. Nababwiye ngiye gutangira kuvuga mvuga nkubita mbanguranye. Umugabo w'ikigo umupfayongo ubwonko bwatakaye, aho gutekereza ko umuryango wagize ibyago ari ukufata mu mugongo, wowe urajya gutera imvururu ku murambo ku muntu wapfuye, urajya gutera akajagari ku bantu bagize ibyago. Burubonetse wese umutunga kamera vuga ku muryenzi, vuga ku wapfuye. Guys, iyo mwitegereje mukareba social media ya none murabona ari igikihatsi. Nuhe uzasigaza umuryango muzima. Ibisanzwe ni Shakira mbona bihita no stress baruteka zivuga ololo uw'igikundiro. Rimwe abantu nsanga mu bigari bamikwano bazaringi na muvana ruryamana n'umuvana rusinzira. Buri muvana wese abagomba gukubita ibikompara by'imisozi yavuye mu buriri bazaringi kagate bamikwano. Nanjye ndi hano ubumagaza hano bita La Prima ni hotel iherereye hano mu rugabano rwa Muhanga na Ruhango. Bagira service nziza, bagira umugati. Nyamuneka ni mugace hano mutariye akaburusheti ka hano kararyoshye. Kararyoha bazaringi. Bagira coffee, bagira umugati uryoha. Ntuzave hano utaguze umugati wa hano. Kakati bamikwano ikirenzaho ntuzave hano utaguze ikirayi cya hano. Biraryoha pe. Kakati bamikwano ngira ngo nanjye umwana w'umuvanara, umwana w'abapfu babiri ndongeye ndagarutse ndabashuje aho majyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Badiaspora nshuti z'Imana ndongeye ndabaramukije. Mbese muraho. Muvuge ngo nanjye ndaho. Kakati bamikwano ntabwo nza kujya kuri byinshi, tujya kuvuga ibintu biri mu buzima busanzwe kandi tutanga n'ingero zibifatika. Ikinyejana tugezemo isi yabaye isi ya social media. Buri muntu arasara akaza gusarira kuri social media. Buri muntu ushaka ubufasha ni social media. Urugo rwanze ni social media. Narwanye n'umugabo ni social media. Umugabo yandongoye nabi ni social media. Umugore wanjye nanyara ni social media. Ibintu byose byabaye social media. Umwana yarwaye igicuri ni social media. Social media. Haleluya. Mukomere Imana amashyi nimamumvise ijambo nshatse kuvuga. Kakati bamikwano isi tugezemo ya none, umuntu utarambara urubwa sinza ahantu aherereye. Ushobora kuba utuye mu ijuru. Izi saha umuntu arabyuka mu gitondo akakwambika urubwa, rukakwambara, ukarugendana, rukakubera, aho uciye hose urubwa rukakunukaho. Mumvugire ngo urubwa rukakunukaho. Bamikwano izi saha umuntu gushaka wese natinya no kuza kuri social media akaza kuvuga ubusa, akaza kukandara. Hano twebwe icyo dushinzwe ni ukwakira content yari yo yose. Aba banyamakuru nta kintu bitayeho, icyo bitayeho ni views. Ngira ngo mwarabibonye ko izi saha n'imirambira gabura. Umuntu aba yagize ibyago yapfushije umuntu, abandi nabo bari kubyigana bajya kumutunga kamera ngo uravuga iki ku muntu wawe wapfuye. Ibibazo biri no sense, bidafite rimwe na kabiri. Aho gutabara abantu murabyuka mu gitondo mwabaye imirimbanyi, mwabaye ba member family, mwirukanga mutunga abantu kamera ngo niki mubivuga ku muntu wapfuye. Ko yapfuye se nyine wakabimenya. Nta kintu ushinzwe mu muryango w'abantu. Ariko wo kumva ko uzabyuka mu gitondo ugiye kubyigana, ugiye gushaka inkuru ku muntu wagize ibyago, ku muntu wabuzuwe, ku mfubyi zibuza ababyeyi. Urumva wowe icyo ushize imbere ninda yawe, ariko nagutekereje ko umunsi umwe buzabyuka mu gitondo nawe icyo kibazo ari we kiriho. Izi saha abantu twatakaje ubumuntu, twatakaje indangagaciro za kimuntu, abari ku isi twihangane. Merutse kubana ejo bundi umuntu yarabyutse aranyandikira arambwira ngo se Shaki waraye mu ijuru cyangwa waraye munsi kwisi. Ndavuga ni sura saze mwana wama. Hati twese twaraye duhangayitse tuzi ko isiza kurangira kuri 23 z'Ukwakenda. Yego bana yanjye gitare cy'amahanga. Umugabo yarabyutse mu gitondo aritereka aravuga ati sirarangiye tugiye mu ijuru twese ku itariki 23 z'Ukwakenda, avuga ayo magambo kandi yitwaje ijambo ry'Imana. Turi kuki muntu uza kugirirwa ubuntu ukabona iki kiganiro, ndagira nkubwire ngo nicyo gihe uhumuke. Ejo bundi mu gitondo umugore aritereka kamera ati minister yane depression, minister yarandongoye, minister yari sheri wanjye, minister.
mwibuke ngo umuntu uri kuvuga gutyo yicaye kuri famiye y'abantu, yicaye ku muryango, yicaye ku mugabo ufite umugore, yicaye ku mugabo ufite abana. Niba ahisemo gushakiramo amaramuko, niba ahisemo gushakiramo icyo kurya, aba bana bacu bakura bazakurira mu buhe buzima? Abantu bashaka ibiryo by'uyu munsi bagishobora kwicara ku muryango w'umuntu, ikintu gishobora guteza umuryango w'umuntu ibibazo, ikintu gishobora gutuma umuryango usenyuka, mwebwe mukagiha inzira. Kubera iki bibi ari byo tuhaye inzira? Ibintu bibi tubihaye intebe pe, ibintu bibi tubihaye intebe rwose. Ikibi kirimitse, ikibi turakimitse, turakihaye intebe, tugihaye iki? Mbega ikintu cyose dukuvuga ngo ibigoryi, abasazi nibo social media ikeneye. Social media ntago igikeneye ba bantu bavuga ibintu bifatika byubaka imitima y'abantu. Niyo mpamvu uzaza mubona abagore batangiye bubaka imitima y'abantu. Nje nzaza mvuga ibintu mbivuga amazina yabyo, mbivuge nanatanga ingero. Pastor Mutesi yatangiye ari umugore wubaka imitima y'abantu, ari umugore wubaka societe, ari umugore uvuga ijambo rikagukora ku mutima. Izi saha twibereye mu mipuri. Turaza kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana tugasubira mu bapfayongo batambukije bakuvugaho, ubizi neza ko bari kukuvuga. Nawe warangiza ukagaruka cya kibi ukagiha intebe ukongera ukakizamura. Nababwiye ngiye gutangira kuvuga mvuga nkubita mbanguranye. Umugabo w'ikigoryi, umupfayongo, ubwonko bwatakaye. Aho gutekereza ko umuryango wagize ibyago ari ukuwufata mu mugongo, wowe urajya gutera imvururu ku murambo ku muntu wapfuye, urajya gutera akajagari ku bantu bagize ibyago. Burubonetse wese umutunga kamera, vuga ku muryenzi, vuga ku wapfuye. Guys, iyo mwitegereje mukareba social media ya none, murabona ari igikihatsi. Nuhe uzasigaza umuryango muzima? Ba big fish abashaka guhaza ibifu byabo babyuka mu gitondo bakitereka kamera bakavuga ku miryango y'abantu. Muga platform abantu baje gusebya abantu. Ejo muri nahoze mbona umwana w'umukobwa arira aboroga. Ngo ngewe ngo rugaju uraregane ni regane wo mu inuza by'imipira. Ngo yaneye indanga ibyo yankoreye, ngo nagahoma munwa, ngo n'umugome uriya mureba kuriya. So kubera ko mwari mubonye bamushyize muri gereza, mwebwe bati by the way naje kumenya ngo ibihumbi 10, ibihumbi 5, ibihumbi 10 baguhaye ngo uzusebye umuntu, ujye kuri kamera usebye umuntu. Ibi bizarangira gute igihe cyose badafata ingamba ngo bafatire ingamba aba bantu? Badafatira ingamba. Nabonye abantu b'abagabo babiri biteretse kamera ngo Sabengo yatanze uricyazo ura mugabo nawe yabamerereho urusya rw'icyatsi kibisi pe, yabamereyeho urusya rw'icyatsi kibisi. Kuba mubuzi icyo mumuvuga, kuba mubuzi icyo muze, uzi ko mumeze buriya. Hari uburyo systeme ibigarasha bino koroderirwa aririmba, hari systeme byimitse. Nukuvuga ngo buri kantu kose kabaye mu Rwanda, bo nago bakabona nk'igisubizo, ahubwo bahita bakabona nk'ikibazo. Bashaka aho bakubita u Rwanda bakahabura, bashaka aho bakubita urubiko bakahabura, bashaka aho bashingira bakahabura. Bagahita bafata cya kintu gifite icyo kivuze. Mwizi saha bari kwitwaza ngo amagare ngo yasubije abaturage hasi. Ntacyo mufite muvuga igihugu, ntacyo mufite mu kinenga. Kasmoro country kano muturebamo. N'umunyamahanga yahageze niyifuza gutaha. Ariko wowe muri umunyarwanda wavuye iwanyu, wasize na bene wanyu inaha, aho kugira ngo ukore wibuke gusiga imbuto ubiba imbuto iwanyu, ahubwo niwo subira inyuma ukajya kwangiza aho uvuka. Amaherezo nayahe? Nibi byo turi kureba hano. Umuntu w'umugore arabyutse mu gitondo ngo urubanza ko rwagutsinze utanaburanye. Numvise ngo ura mugore ngo bita Chantal waje agafata umuntu w'umugabo kamushyira hara muri media. Bayidaho abantu bose ntago ari ko bakunze media. Umugabo afite umugore we, afite abana be, uraje uramwandaritse umushyize hariya. Kubera iki ibi bintu mutabiha agaciro? Kubera iki ibi bintu batabiha agaciro ngo batangire babifatira ingamba? Ngiye kubona mbona abantu b'abagabo ngo Sabe ngo yashatse undi mugore wa kabiri, ngo buriya rero mubuza aho mufata.
intambwe ateye, intambwe muri kureba. Nababwiye ni mujye mutinya umuntu ucecetse, mujye mutinya umuntu ucecetse. Izi saha Saba tuvugana ari mu bye kandi ari kwinjiza amafaranga, ari no gukora. Mwebwe muri aho ngaho muri bwebwe muraduhira nk'imibu yo mu gishanga cya Nyabugogo. Nagira ngo bamenyeshe ko noneho yajyanye n'umugore we, ahari yajyanye n'umugore we. Wabahaye amakuru musubira mu mubwire ati duha andi makuru yuzuye. Yajyanye n'umugore we, murajya he k'ijuru ritabaye? Bro, murafata ibintu by'ibigoryi, ibintu by'ibirimarima bidafite rimwe na kabiri. Abagore birirwa banywa mugo, birirwa barya amayirungi, ntago basiba no kunywa ubuyoga bwa make za kanyanga. Urabyumva? Mu gitondo isindwe ryabagera hano mu gatuza, bakaza kwicara ku miryango y'abantu, bakaza kwicara gusebya imiryango y'abantu. Ngo minister yarande, ngo yane depression wayitewe n'uwakuroze, wakuroza akakurogera kwishyiga, ukaba ugiye gusaza utanabyaye akana. Mujye mumenya ibibazo byanyu bituruka. Karandezi wanyu nawe uzaba ibibazo ku bantu. Bamikwano, izi saha sinzi umuntu wabwiye ngo abantu ngo kwamamara birimo amafaranga, ni wamamara uzaba ugafashe, nubi cyamamare reka mubabwire dufite ibyamamare hano bishonje. Mu Rwanda niho hantu honyine horoshye gukora izina, ariko mu mufuka wawe nta kintu kirimo. Mu Rwanda biroroshye cyane kubaka izina, kubera ko aba bose mureba ngo yewe ngo uriya n'umusitari wo kuri ki, ubona n'umusitari, aba bose n'abanyenzara barashonje. Kubera iki? Biringiye rya zina ryabo, batekereza ko izina ryabo rizabatunga mirere na mirere. Izi saha dufite abasitari badashobora no kwigurira mituweli. Dufite abasitari badashobora no kwigurira mituweli, barwara akebo bakagatangira gutambuka, kandi ngo bubatse izina babaye abasitari. Bagatangira kuvuza induru, mudufashe, ukana kari mu bitaro, kubera ko bo ntago bigeze batekereje ko izina rizabatunga mirere na mirere. Izina urarigira, izina rigashyira rikarangira. Reka nibwire aramanure bataraza muri media. Mukwano Darling, ushobore kuza muri media, uzaza cyakora ufite umutima ukomeye, umutima wihangana, umutima udakomereka, umutima wabaye ibuye. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, nimba wiringiye ko media zizagutunga, ufite ikibazo. Nimba ushaka kubana na media ngo ikubesheho, ngwino uyikoresha, ariko uyikoresha ibyabugenewe. Ntago uzaza hano kwambara ubusa, uzabwambara rimwe ubwambare kabiri, ejo tukubone nk'ikigoryi kiri aho ngaho. Ubwo busa ntago buzagutunga imyaka 2. Umva, reka mbabwize ukuri, nimba ushaka kuza muri media, basi ngwino usorome mako isoromye, ugenda ukabiba handi, ugira ikindi kintu gishobora kukwinjiriza amafaranga. Ariko nuzu ukiringira media ngo izagutunga. Bro, ngereka mbabwire, ikibazo cyanyu muza muri media muvuga ngo muje kwamamara, ngo kunumba icyamamarenga, amafaranga nzabanyafiteho ya amafaranga n'ubundi uzayakorera nk'uko nabandi bose bari kuzunguza gataro, nk'uko nabandi bose bari kubungabunga, nk'uko nabandi bose bicara bagakora amafaranga. Naga amafaranga ya media ava mu ijuru ngo yikubite hasi. Ahubwo media ishobora no gutera depression, aho uciye bose bakagira ngo ufite amafaranga kandi uri umukene nyagutswe ugugu. Media gutera ubwishongori, gutera ubwibone, ukumva kuri hejuru y'abandi bose, ukumva ko izina ryawe ugomba kubikirwanisha. Nukoresha izina ryawe nabi, n'ubundi bizarangira nabi. Izi saha media rwose turi kuri social media, ariko social media tuyikoresheje iki? Social media kiri kudukoreshaho kugira ngo tuyikoreshe. Nge hari ijambo rimwe hari ikintu kimwe nakwisabira urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwagombye kujya rureba uyu muntu uzanye famiye. Umuryango ni ikintu gikomeye, sinzi impamvu abantu bo muri media mukoresha social media mutajya mufata umuryango ngo muha agaciro. Sinzi impamvu mudafata umuryango muha agaciro ngo muwubahe. Muyego murahaha pe, ariko ibyo mukora iyo murebye muba mubona bifite agaciro. Wowe ufashe uhaye umuntu kamera ngaza sebye umuntu, ngaza sebye umuntu, nyuma yaho wajya kubona ukumva ukabona nk'uruntu rw'urugabo nka Pastor Claude ruratomboye ruravuze ngo buriya rero ngo cita ngo nubona ngo ibintu ngo byabaye domboro ngo ujye umenya ko inzara itwishe ngo turi gushaka views. Ni wayikora uvuga ibintu bizima se? Views ni wazikora byibura udafasha abantu ngo bagonganyishe, mutarwanishije abantu. Ibi ni ibintu
bimaze kuba kamere. Izi saha rero kambabwiza ukuri, nubwo mubona abana b'abakobwa, umwana w'umukobwa aza hari akambara ubusa, akaza hari akavuga ibyo ashatse, ukabona nta bwenge afite, ukabona n'ibyo avuga ntago bizamugeza mu mwaka utaha, ntago ari we. Hari abana bagira abo bareberaho. Nose Pastor Claude azajya kurwana n'imirambo y'abantu atari member family cyangwa ashaka ari views gutunga abantu kamera ngo aze nawe acuruza inkuru, uriya mwana we azabifata iki, azakora iki? Niyo mpamvu izi saha aho tugenda hose niyo wanyara kunzira kamera ziba zimeze gutya, ndagira mbongere mbibutsa aka kantu, kwamamara mu Rwanda biroroshye, niko kantu koroshye cyane, akantu gatoya gashobora gutuma isi yose irari kumenye ku munsi umwe. Ariko inzara mu mufuka nayo nago yabura igihe wabaye ikigoryi, igihe wicara ukumva ko kamera ibyuza aya magambo azashira. Let me tell you, reka mbabwire impamvu hari abantu bari muri kamera bafite icyo izibamariye, nuko abenshi bisanze mu bintu bakunda. Reka nanga urugero, ngiye atazagira n'umuntu wicara hari agatekereza ko amafaranga ya YouTube yanungira umuryango, yanyubakira inzu, cyangwa afite icyo azanyishyurira, azashyira minerivare z'abana. That is my passion. Ibi bintu mbikora mbikunze, kuvuga ni ibintu byanjye mbikora mbikunze. Ariko wowe noneho nushaka gukora ibintu bitakurimo, kumva ko wowe uzakora kira kugira ngo wamamare, nta n'ikintu na kimwe ushingiyeho, uzaba urutanze. Twongere tugaruka kuri uyu mugore Chantal rero, umurwayi wo mu mutwe. Ngiye narababwiye ashobora kuba afite ikibazo, wa mugani we nubwo yivugira ngo afite depression. Izi saba amaze kumuca amafaranga ageze muri miliyoni na magana. Ariko nabonye abantu bivugisha ngo ubusenga azayabona. Yatangiye atazi kazayabona. Azayabona. Ahubwo ngende uriya mugabo, ndi umugore w'uriya mugabo, na supporting umugabo wanjye agatanga ikirago kubwo umuntu waje kumuharabika akamusebya, akamusebeza muri media. Uriya mugabo afite izina, afite abana bafitiye akamaro, afite abana bamukomoka, azagira n'abuzukuru. Tujye duca inzererezi mu bantu, tujye duca abantu bishakira iby'ako kanya, tubace. Ibi bitangazamakuru byacu ni mutabifatira ingamba mudufita kaga. Iki gihugu tuzaba mu gihugu abantu bamarana, kubera ko ntago uzaza gusabya umuryango w'umuntu. Man bro, narababwiye ngo revenge baho. Hari abantu badakinishwa, hari abantu batamenyerwa. Ufata umuryango w'umuntu usebye ukubite hasi. Bro, niyo uriya atajya kukurega muri RIB, niyo uriya atavuga ngo ngiye kukurega muri RIB, yirirwe yirukanka inyuma ya RIB, ngo ngagiye kurega umuntu yaguhemukira ukazapfa ubuzima bwawe wicuza. Umuntu yaguhemukira ubuzima bwawe, urabyumva? Mwarangiza ngo abantu ngo bagire ngo ubuzima buzira umuze. Uzagira ubuzima buzira umuze, Imana ku blessing muri ubwo buzima urimo, ukira ahangaho ugihemukira abantu, ugishaka kubona ngo umuntu ngo isinga umwote, ngo isinga imubone mu byunguka miki. Kuki mudafata urugero kubabanjirije? Bungutse iki? Bari hehe ko bari kurwana n'ibibazo, bari kurwana na karande zamaze kubokama? So uyu mugore kuki muvuga ngo na amafaranga afite? Ubwo yarivugiye ni umukozi, ni umuhirimbanye, acira abagore imyeyo. Ahubwo ayo mafaranga ni makeya. Uyu mugore akagombye gusupportinga umugabo we, mugatanga ikirego, mugaca inzererezi mu mihanda, n'abandi bose agahita abera n'abandi bose urugero. Uriya arava hariya ngo kanaka, uriya akava hariya ngo kanaka, buriya mureba gutya na gutya, uriya akava hariya kuri babwiye ko kwamamara ari ukuza mugasebya amazina y'abantu kugira ngo isi babone. Twebwe turi abantu, turabireba, turagusharinga hirya no hino, tukagusharinga, ariko ntago uzarama. Iyi mihanda ntago wayirama uhemuka. Iyi mihanda ntago wayiramaho kuko igira garanti. Ibintu biba byiza ukuri. Tuzabafatira ku ruhe rugero? Ni iki tuzabibukiraho? Tuzibuka Pastor Claude ujya gushinyagura imirambo? Nicyo tuzamwibukiraho? Tuzabibukira mu mipuri yanyu mwirirwa musasanya hirya no hino? Tuzabibukira mu gusebanya, mu gufata imiryango mukayandagaza mukayishyira hasi? Nicyo tuzabibukiraho? Nyamuneka mwikubita gashyi, mugarura ubuzima buzima. Iyi si tuyisoromaho ibibabi. Uyu munsi uriya yanyagirwa naye wanyagirwa, ariko abantu mutari muri media, media nushaka kuyizaho uzayizeho mu mahoro.
ukure ututwuyeho Imana iguheremo umugisha. Ariko nushaka kuza kuri media ngo ubwo kanaka ngo ngize gute ngo reka musebye ngo bigende gutya, reka musebye bigende gutya, nshuti yanjye ibyo nibiramba. Nyuma ya media hari ubundi buzima. Tubiciro ry'imigani uratambuka hari ngo dore ka Shakira ngo kakandi kagira umunwa yerorororororo. Tubiciro ry'imigani. Tubiciro ry'imigani. Gusa mujya mwibuka ko turi mu buzima. Turi mu buzima bro. Ibi byose turabirwanira, ni ubuzima dushaka, ariko ubuzima washakiye ikibuka cyunguka mu wundi. Kandi wigira innocent ku mutima ngo wowe nguri umuntu mwiza. Ni ukuri ko Imana n'ahantu bizatugeza nano bizatugera. Gusa umunsi uzaba umwe mukadufasha byibura bagafata nk'umuntu umwe. Baye nka data. Bagafata nk'umuntu umwe bakamuheza muri ribu ikamufunga, imufungiye nkuko nabandi bagiye batuvuga amagambo y'ubusa bakabafunga. Abandi bose mwazahita muca kenge. Muzahita mumenya ko kwakira ibigori umuntu ugubwira ngo nje kuri kamera kuvuga kanaka ngo nguhe inkuru ya kanaka, jya umenya ko hari icyo ashaka. Abanyamakuru bagenzi banjye rero, nako nawe turi abanyamakuru abanyamunwa bagenzi banjye, murarye muri menge. Mumvugira uti thank you so much. Nsigende umwana w'abapfu babiri wacu ni mu Ruhango. Murakoze.